Twongeye kubasuhuza abanyeshuri aho muherereye hose, mumeze mute? Twizere ko mumeze neza, twizere ko vakanse iri kurangira neza, dore ko habura iminsi mike cyane ubundi tugasubira ku ishuri. Abantu benshi rero bakoze ibizamini baribaza ngo amanota bimeze bite, nje kubamara impungenge. Amanota agiye kujya hasi kuri uyu munsi tariki 18 z'ukwezi kwa munani mu mwaka w'ibihumbi 2026. Birumvikana abantu bategereje kumenya amanota bazafatiraho, abantu bategereje kumenya ukuntu uburyo busha basizeho bwo kureba amanota, ese bahinduye uburyo bwo kureba amanota. Abantu bakeneye kumenya byinshi muri makeya. Ibyo byose rero nta handi wabikura usibye hano kuri channel ya The Brown 250. Njye wumva nitwa The Brown, kugira ngo nkugezeho inkuru zirebana n'amanota nk'uko muba mubitegereje muri benshi. Ndabizi hepfo mu majyepfo no mu majyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba, abanyeshuri baba barakoze ikizamini kandi bategereje kumenya rizati z'amanota zabo. Ubwo rero ubwo izo rizati, ayo manota, ibyo bisubizo nibyo ngiye kuba nakubwira. Amanota rwose agiye kuba yajya hanze, cyangwa usaba nta kindi ni ukumpa umwanya wa mutoya tugiye kubana hano, ubundi ukanyemerera tukabana neza, warangiza ugakora subscribe, ugakanda no kunzogera mu gihe niba ari bwo bwa mbere wagera hano kuri iyi channel yitwa The Brown 250, kugira ngo tujye tubana buri munsi, umunsi ku munsi, umenye byinshi bitandukanye. Uba ugomba kubanza ugakora subscribe, by'umwihariko ugakanda no kunzogera, kugira ngo buri kiganiro cyose cyangwa se buri makuru dushizeho ajya ahita kugeraho utiriwe urayashakisha. Nguhaye ikaze rero, ngwino umenye iby'amanota y'uyu munsi ukuntu biri bugende. So ni inkuru rero itugezeho aka kanya, itubwira ko kuri uyu munsi tariki 18 z'ukwezi kwa munani mu mwaka w'ibihumbi 2023, minisiteri ishinzwe uburezi yamaze kuba yashyira itangazo hanze rivuga ko amanota agiye kuba yasohoka. Rero dukurikije ukuntu basohoye itangazo, ukuntu amanota azaba ahagaze, ni amanota 40 n'amanota 30. Birumvikana 30 ni ku bakobwa, amanota 40 ni ku bahungu ku ijana. Amanota makeya cyane abantu bategereje kubona bayagira. Ubwo rero ngira ngo amanota ubushize bari bafatiye ku manota 25, kuri uyu munsi ho amanota bayazamuye rwose, ubona ko bayasize hejuru. Amanota 40 ku bahungu, 30 ku bakobwa. Ubwo aho ngaho ni muri P3. Ubwo rero birumvikana ko abantu bo muri senior 6 nabo bategereje kumenya ngo amanota yanyu ahagaze ute. Rero icyo ngusaba no kubana nanjye ukamenya ukuntu ibintu bihagaze. Uko bihagaze rero ngira ngo nk'uko mubyumva, 40% na 30% ku bakobwa n'abahungu biga bari barangije senior 3. Ubwo rero abantu biga barangije P6, abo bantu bo amanota yabo ari hejuru cyane, kuko ku ijana baba bagomba kuba buzuza amanota ari hejuru ya 80 kugira ngo ube wabona boarding school. Ngira ngo rero abazanye amanota ya 50 kuzamura kugera ku manota 80 afunze, abo ngabo bagomba kujya muri day school bavuye P6. Birumvikana ko abantu biga muri primary amanota yabo ari hejuru cyane. Ubwo rero abantu mwiga senior 6, amanota yanyu ngo murayategereje, gusa ikiriho nuko uyu munsi amanota ari busohoke ni amanota y'abanyeshuri biga mu mwaka wa 3 ndetse n'abanyeshuri biga mu mwaka wa 6 w'amashuri abanza bita primary school, ndetse na secondary school mu cyiciro cya O level. Niyo mpamvu rero abantu mwiga senior 6 mugomba gukomeza mugategereza neza amanota yanyu igihe azasohokera. Rero ku kintu kijyanye na plus ku bantu bafashe amanota
40 na 30 rwose niyo manota ari kwimura abanyeshuri bakajya boarding school. Birumvikana ko umuntu wagize 30 ari umukobwa, boarding school it's okay yayemerewe. Ku muntu wagize 40 ari umuhungu it's okay, boarding school yayemerewe. Gusa munsi ya 25 ku bakobwa boarding school wayirase, munsi ya 30 ku bahungu boarding school wayirase. Birumvikana ko amanota yo bayashize hejuru, nta kintu kitazamutse mu bintu bijyanye n'amanota ndetse n'uburezi by'umwihariko muri rusange. Gusa tuba tubizi neza ko hari abanyeshuri benshi batamenye ko uburyo bwo kureba amanota bwahindutse, ndetse turabizi neza ko hari abanyeshuri benshi baba batamenye ko batazi kureba ukuntu bakwirebera amanota mu buryo bworoshye, dore ko sisiteme yo kureba amanota kuri ubu ngubu yamaze kuba yahinduka. Rero niba ukeneye ibi bintu byose urandika muri komenti uvuge tukwigishe ukuntu wakwirebera amanota, dore ko ari ibintu biba ari iby'ingenzi, aho kugira ngo ujye ku irembo nk'uko bizajya bikorwa ku bantu batazi kureba amanota. Abantu bari bunanirwe kureba amanota barajya babifashwa n'irembo. Niyo mpamvu rero tuba dukeneye komenti zanyu zitubwira uti ubwo ngubwo mutwereke ukuntu twakwirebera amanota yacu mu buryo buri easy, mu buryo bworoshye cyane, ubundi nawe ukabasha kubyikorera. Ubwo rero niba ukeneye iyo gahunda yo kureba amanota, nta kundi uraza kwandika ibitekerezo byawe muri komenti. Ibitekerezo nibura 100 no gusharinga ividewo biratuma rwose inkora videwo yerekana ukuntu amanota y'ibya leta azasohoka, dore ko ari ibintu byahindutse kandi abantu benshi uburyo bari basanzwe barebamo amanota bukaba bwarahindutse. Rero reka nkwifurize umunsi mwiza, reka nkwifurize kugubwa neza, reka nkwifurize kubona intsinzi uyu munsi, reka nkwifurize kubona ikigo cyiza, reka nkwifurize umwaka mwiza. Tugiye gutangira umwaka mushyashya wa 2026 2027 ku banyeshuri tugiye gutangira uyu mwaka. Nitwa The Brown, tuzongere dusubire naho ubutaha.